kandi ninjugarukira iyo nje mu modoka nk'iriya nziza yego nkagenda mu muhanda utarimo ibintu by'ibikukuku by'ibinogo n'iki wa musoro ni ya IBM yego muramenye ubwenge abantu kandi umusoro wakoreshwa nabonye umuhanda mushasha ari umucuruzi koko Samusure urumva nkubwire uzajya utanga nimero yawe ya telefone buri kantu gusa ubabwira uti mumpe IBM bati dushyiraho tini cyangwa nimero bivuga cyane 0782511035 Rwanda Revenue gusubiza 10% by'amafaranga ko banyibye buri gihembwe barakwishe noneho kugira ngo bijye mukanda akanyenyeri 562 urwego ibintu ni mama wararaye yego bikora ubu none wabikoze akanyenyeri erego mundi kurindereza ngo ya minota igere akanyenyeri mu gitasoka rero mujye kuri movies twebwe isaha irageze tujye kuyireba none hanga akanyenyeri 562 urwego ukurikiza amabwiriza shiremo kinyarwanda cyangwa icyongereza ukira mu cyongereza nta kibazo oya ubwo nige ni mu cyongereza kuko buriya nta sibyo se none se ko yavugaga bya obrigado akiba obrigado uzi kubahamagara ariko yabagashyushye wamuvandimwe wamuhamagaraga video koko nari kubira ngo uzi ko yagira ngo bakwinda hari uzi kuno none se ko yaramukora ibyo wanditseho emeza kwinjira muri tenga wayibonye tenga marana tenga promo noneho hari abantu bazi gukinisha ibyo bintu bahabwa hari umuntu nawe ubundi watsindiye imodoka igicumbi yego sha abantu barazitsindira birirwa bibona ariko ngira umwaka usko ntatombora nta kintu ndatombora kibaho urashaka ibyatenga mu buzima butsindana natoragura n'amafaranga rero rimwe uretse rebe nyagasana agiye kukorera kuri iyi filime haleluya ndabyatuye mu izina rya Yesu amina imana ibaho filime igomba kurebwa amina urumva banyarwandakazi bantu mukunda amakuta bantu mukunda amarebe bantu mukunda sabe mukunda isimba bantu mudukunda bitenga promo bantu mukunda igihugu mukunda bakunda iyi filime bantu mukunda igihugu ku kigero cyo hejuru yego none iyi filime kuvuga ibintu byiza ariko nageze neza ko mbona ari birebire ndabikomeye uraza kubijyamo nyuma oya gukina uni wamaze kwiyandikisha oya ibindi Juliet arabikwereka ndashaka kubanza kubabwira yuko mbahaye ikaze muri Kigali Phones KT ikigo kinini gicuruza electronique mu Rwanda computer amatelefone za power bank n'ibindi bintu mutekereza bikenerwa mu isi y'ikoranabuhanga barabigira kandi bigiza cyane ku mafaranga make cyane ibiciro ni nko kumena igibiroroshye cyane na Miss Naomi nabonye ya joininze gang ya Kigali Phones KT urinde uko utaza muri Kigali Phones KT baguhe ibikoresho bya make kandi byiza byizewe iminota ine se ubu waba mwahise nkavuga Ariete mu gato uretse gato yaho uretse gato ngiye guhera kuri Samusure karame ibyo ngibyo buberetse gatoya ngira utumwanye nikorera wambaye neza sana murakoze cyane ninde wakwambitse bonambitswe na mama nde ura mu mama twabishyuye mwibarare Doko wambaye neza ariko ubutanza babaza uko biri dore abantu bishyuje abastari iyo baramuka bavuze bati ni mwambara rwo mugende mutuvuga yego nari kubamamariza ikiganiro kimara isaha imwe gusa tugahita dutanga nimero abantu bakagura amakoti cyangwa amasuka ebana ari kubamamariza reka twigire kuri Marene amavuta yo nurucaba nimero ni yihe ku muntu ukeneye kwisiga gutya kwisiga 0780 79 45 29 ziraburi ibaze ko buretse gatoya reba uruhu rwa Juliet nta nkovu nta bintu by'ibitashi naho yari iri yavuyeho kubera amavuta cyane rwose sibyo tubwire hanyuma rero urasa neza pe nambaye neza amakanzu yose muri kora ndi kwambara muri no minsi none ko ndi kwambara nk'umwamikazi ni kwa Ariete nitwa Henry's Vogue ni mu mujyi kuri ina nyubako ya TCB muri nuza muri gatatu za Centenary kumukameza gatatu muri fla gatatu yitwa kumuntu ntabwo hasi hariya kumukameza se haraze kumukameza nyine ntacyaponaho hanyuma rero no kuvuga ngo imyenda myiza aradoda arakodesha abageni babagore cyose cyane n'umukobwa n'umugore byose ari kandi azi kudoda ibishongore gusa hanyuma se mwe mwajyanye ariko ntugasuzugure ahubwo wajyanye n'umugore mwiza mugiye ndibutsa ko ziburi biri nimero za Ariete
yego nimero za Airtel 0784 56 83 wewe 03 0784 yambika abagore 56 8 0 aradoda imyenda nyine ya gisimu amafotoshoot ibintu byose zirabura umwe bikora neza yego mutima Juliet rero bana mukuri iki kiganiro twebwe ziburumu ubu filime harabura amasegonda ngo isohoke namwe mukande mugiye kuyireba Juliet agiye kuyirekura nonaha ubundi Samusure nawe atunganya akagacupa neza cyane ubundi abikora neza cyane no mu bukwe wandike nimero y'uyu MC Shema mufate mu gihe Juliet arimo aragira ibyagira iminota zirabura ibintu usa sibyo oya nta kibazo budwitunganya Shema nawe wafilima gake gake sibyo nanjye ntunganya telefone kugira ngo dupostinga kuri social media dutwika sibyo abantu barebe maze Ndengera TV Ndengera series ubwo izaba imaze kugera mu kanya mu masegonda sibyo filime yitwa Ndengera series filime yiswe Ndengera series hanyuma natwe tukagira dutya tugaturitsa akantu kaga champagne zirabura amasegonda bajye kuri ubundi abanyarwandakazi urabona ko Samusure yabukereye nka MC mwiza w'ibirori nyabusa humura humeka mujye kuri YouTube channel ya Hore Movies ubundi murgisi agiye kubanza gusohora filime siko bimeze zirabura amasegonda zirageze utabendera rinete direct yes gakira ikirahuri akira juju yego maze mereza umukire wanjye agashire kuri community wejye kugira bikora nyuma wow see the champagne movies filime yitwa Ndengera irimo Samusure irimo iki gishongore cyitwa Juliet dukore cheers sweetheart wow yes cheers sabe wowe se fanta yanjye arayizanye umukobwa witwa nde bisha Ndengera iraryoshye genda yego iryoshye nka Ndengera series mereza abakire sije nshyira mu kirahure utashyira ndahita mpamagara direct nta mwanya mfite wo gutegereza buri kantu cyane babu naboneka mutanga mufata namwe muri iki kiganiro rero muba mushaka uburyo musharinga mufata ibyo tugira buri kantu dukora ngende gupostinga kuri Instagram no kuri za TikTok kugira ngo abantu babe babona yuko bagomba gushyigikira iyi filime bivuye inyuma kamamagare umukire wanjye wa mbere ugiye guhamagara nde Miki gereka ngo uhamagarire Aga ubarwaye kirunguriro ko biriya bintu byo gutwitana byo ushobora gusanga bigoye ubu Miki yarwaye ikirunguriro kimeze nabi ugiye guhamagara Aga rero kambamagara Miki ngiye guhamagara Aga mubaze niba arimo arareba filime ayo nahita yishyira kuri community ubwira uti link nayiguhaye nyabuze kabamagare noneho Miki muraziranye Miki turaziranye bimeze bite Aga promoter filime yitwa Ndengera urimo urayireba nguhaye aka video mwana w'amana iyo filime ya mbere mu gihugu se urimo urayireba se ni nziza kabisa twebwe turi mu kiganiro twakubwira ngo sharing ahantu hose hashoboka niwe mu promoter wa mbere mu Rwanda twitabaje Aga wacu ni direct iyi filime igomba gukundwa na buri muntu wese ukunda Imana uhumeka nta yandi mahitamo ni Ndengera abantu baraje filime bitora uzazira bakubwira bane niya mutamba neza story nizima story ni nzima cyane Samusure bamufata cinyuma urimo urayireba noneho reka bari gucinyuma nibyo binize muri seconde utari umukire wanjye wita ngaho reka dutangire ikiganiro turi kumwe nyarutsa mwana wanjye ariko noneho tanga sheri hagati aho ngaho nagira ngo mbwire abantu ko bagomba kuyoboka Rama Travel
Rama Travel ni ahantu hambere yizewe mu gihugu. Batanga izihe serivisi ziri muri Rama Travel. Iya mbere no kohereza abantu hanze kwiga no kujya gukora. Apana bya bintu byo kujya kuri Remigo bimwe by'ubutubuzi. Apana bya byo kugenda turi kubeshya abantu bari kubeshya abantu. Cyabyo. Ujye utanga amafaranga ya mbere manza mugasinya contract. Iyo bitakunze gusubiza amafaranga yawe kwa noteri. Urumva ko twizeye ko ibintu byacu biba byizewe. Ikindi cya kabiri dufite ama offer. Y'ahantu ngo hari kwihuta. Akazi i Burayi no muri Korea. Korea ho noneho n'urucaba none n'abacuruzi babwire ko dushaka kujyana mu rugendo shuri. Aga n'umugore uzamwamamaza sawa. Uba wibagiye ko nambani nambika abantu neza. Nambani Peter Soros wambitse Samusure ntibamubonye. 0788 Uwo ni nambani Peter Soros urakoze cyane. Amafisto waramwibagiye. Akora ibiki se? Amafisto ne muntu wa mbere ambika abagore b'abasirimu mu gihugu cy'u Rwanda. Ikijyanye n'amabaze nkuko umutamba yambaye mbese arakwambika agashya arise wigi yaciye impaka mu bijyanye n'amawigi urumva gaho nsuriza umugore wawe turi kumwe arise wigi mvanga ngo muravugana ashaka mwamamariza oya nta kibazo turi mu kiganiro kwa Arise bajyeyo agira amawigi mazima kabisa Arise ni muzima cyane nimero uzikire kuri screen ya yazibabwire ni kangahe se umbase nimero ya Arise ni iyihe nimero ya Arise usabe ntabwo revata mu mutwe n'imisi bazanyivuga 85 reka da none se ikindi kintu wibagiwe Christian bimeze gute Christian durucabana amataxe na life insurance muri Amerika na Canada ariko iyo tuvuze ibi bintu ni muri Amerika na Canada Uzi kuvuga abantu batuye Mozambique Maputo. Arabazi. Uyu nguyu yafasha abantu akabaha ibitekerezo bya business muri Amerika na Canada. Nurucabana shemara baha nimero. Urakoze cyane Aga. Ubwo bandeka byo bazashiraho meshi. Mutamba Juliet. Karame. Uriyumva ute? Ndimva neza. Zodira sotse. Rega mwaranganye muri filime ntago mushaka gukurikira ikiganiro. Twarangije. Turi gusharinga. Nje mba nasoje aga narashya kuri community dendi kuri. Aga wumvise ko aracyari busy n'umugore kumwe n'umugore bari kumwe. Community tayisushiraka ariko dismiss Nyambo direct bashira. Nuko Miss Nyambo nawe yamaze gutaho. Simici. Tuzibareka se bamwe se. Mugabura habuze gatoya. Bo katwikomeze. None se mwakurikiye n'iki kiganiro Samusu va muri filime. Iki nacyo kugikene. Va muri filime. Filime tuyihorere ahubwo Samusu ikiganiro nacyo ko gikenewe se uburo turanga reka nkwereke reka nibyo ariko reka tubaze Juliet Mutambo ko yiyumva izina ry'Imana gutitira akira tukanuka sinzi uretse gatoya twazo gaturitsa mu kanya ndaje neza cyane uretse gatoya Juliet uriyumva ute filime yawe ya mbere igiye hanze ubwoba ariko niringiye Imana ko iri bugende neza ko numva siko murazo ufite ubwoba barayireba humura oya filime irimo Samusure abanyarwanda bagiye basha oya ariko uhiye se kubera iyi filime irimo Nyagasani pe filime ni filime yasengewe n'abantu benshi ubu ku misozi igiye itandukanye y'abanyamasengesho bari kuyisengera twizeye Imana kiri bukore ibikomeye kandi ni intambwe numva nyine nejejwe cyane nayo natekereje ariko ntinda kubigeraho ariko kubera Imana n'abantu yego muri abo bantu rero ejo nashimiye Miki buriya kubona abagore bari muri sinema baba cineaste baba producer ni ikintu cyiza cyane yego bituma natwe twitinyuka yego cheers mwana wanjye champagne yacu ngirimo uburozi ntiyayo nge ntago ibintu by'amayoga n'iki na champagne mbizi yebo baba we Samusu si wayizanye mu Mozambique zero alcohol ngibi bamenye da zero alcohol kabisa nice Para dukore cyane dukora ako kantu nice ariko nukavuga nice nuko yego Miki rero mushimira by'umwihariko ko
yarantinyuye yanyereka inzira muza n'abantu team yose turi gukorana nibura nka 70% ni Miki wampuje nabo urumva rero ni ikintu gikomeye nako ni 100% oya uretse Samusuri abandi nabo nagiye menya nyuma ariko nabo mbahujwe n'abantu Miki yampuje nabo yego Imana imuhumugisha amen kandi nukura azabyare neza ko twe tuzarota byaye kirungurira kimere nabi kwasanga bimenyereye ni ikizere mfite nuko agapromota yabikoze neza agiye niko yambwiye si umuntu wagutera indanga igende ngiza n'ibibazo agapromota arabishoboye pe ariko ni yego ubwo rero uwo nuwavuba njyewe rero mfite uko ntena sinyapfa kwibagirwa abantu bangiriye neza Samusura arabizi uyu mugabo mureba hano ndashaka kumushimira imbere yanjye Banyarwanda umuryango mugari w'Isimbi ni umuntu wa mbere ugiye gushimira Samusure kuri kamera ngiye gushimira Sabi oya yamaye nayizo ni Samusure Samusure mfite uko azamushimira ariko uyu munsi uzamushimira atagaragara se oya azashimira buri muntu afite buri kintu gifite igihe cyacyo yego mu kiganiro umuryango w'Isimbi tumaze kwa miliyoni n'amagana ngaho birekere gutyo nta kibazo nabonye abantu hari ibyo batakunda imibare ugasanga barimo baragize miliyoni 1,994 uko tungana twese nanjye ndimo uyu ni umuryango navuga ko navukiyeho mu bijyanye na social media Sabe yaramfasha atanzi no kubamenya nabamenye kubera yego Samusure yamenye kubera ahangaha uyu munsi na soe film yanjye ya mbere ndimo nduzuza n'imyaka 7 ku Isimbi TV. Wow cyiza cyane nice niyo mpamvu mu mabara natoranyije ngiye kuza hano natoranyije amabara asa na logo y'Isimbi wese ko Isimbi ari umutuku kumbera nka hari umuntu abonye apostinze agafoto k'umuperezida umwe ntazi ntago mwibuka ariko ni mu gufara byibushye bashyizeho imyenda ye bagaragaza n'amarido umuntu utagera mu cyo akora amakosa rero uje wambaye nkarogo naje nambaye nkarogo ariko ntago mwibuka ntago apfa kumwibuka yewe ndi kuvuga ibintu by'imvamutima mukamvangira yego mama uyu munsi rero Jesabe nifuje kuzagushimira imbere y'abanyarwanda ko wamfashe ukuboko nubwo ari bitaragenze neza akatange nawe oya kuri ku iterambere ryanjye nagiye ngwingira ariko ndi umwe mu bantu n'ibintu bigiye bitandukanye ndi umwe mu bantu babarame kuko ndagwa nkabyuka yego urumva Sabe Imana igumugisha nta kintu na kimwe nigeze ngusaba ko nza kuvuga hano ngo byange yego umuntu ashaka kuvuga ngo ni views abantu benshi bafite ubwenge buke Imana imbabarira avuga ngo uyu muntu ngo ngese si views namuhaga ngiye mbara ko mutamba naje ku Isimbi hari abantu benshi bandusha views cyangwa se nabo tuzingana ntiwabura utumira ariko ngiye kubona platform imeze nk'Isimbi cyangwa irenzeho ntago byapfa kunkundira niyo mpamvu igihe cyose Imana igumugisha mu rungi amen rero nabitekerejeho nanjye wambere inshuti ndavuga ati reka nze gushimire mugende gusohora episode yanjye ya mbere ndavuga n'umuvandimwe reka mushimire yewe Samusure wasanga bizi ndabona excitement ize ndagafitiye nabyaze surprise rupe amafaranga ariko amafaranga ubusajya bari wari y'urukundo nkaba nigeze mbona n'uruyuki basi dore ruwije rugarukiyeho ruragiye rwaraje ashani ruteza kugaruka namenye ubwenge hanyuma yego natekereje base Sabe wamuguriye kado mbona irangoye pe byakugoye gute se kugugura gift byangoye yego avuga rero basi reka